tugeze hano muri uru rubyiruko rwo kuri ADPR paruwasi ya Nasho ku itorero rya Murindi. Dusanze muteranye mu gikorwa ariko tutaramenya icyo ari cyo. Turagira ngo twakire umuyobozi wa Minisiteri y'Urubyiruko ku itorero rya ADPR ku Murindi atugezeho insanganyamatsiko cyangwa tubwire iki kiganiro murimo kigamije iki cyangwa hateganijwe iki muri iyi minsi. Murakoze. Ndi umuyobozi w'urubyiruko uhagarariye Minisiteri y'Urubyiruko ku itorero ADPR Murindi. Itorero ADPR Nasho, ADPR Murindi yateguye ibikorwa by'urubyiruko muri kwezi kwa gatanu. Nibwo usanze turi kwitegura, twatangiye ukwezi kwacu n'urubyiruko. Ukwezi kwa gatanu tuzakoramo ibikorwa byinshi. Twateguyemo ko tuzagira ibikorwa byo gufasha abatishoboye, gukora ibikorwa by'itorero muri rusange. Twateguye igiterane kizafunga uku kwezi. Muri make nibyo usanze turi kwitegura. Hanyuma icyo mwabwira abantu bakurikiye iki kiganiro ku mbuga zitandukanye ni iki? Nabonye mufite imyiteguro idasanzwe, ndi kubona hariya umusore wambaye akantu imbere, mbese ndabona mufite imyiteguro idasanzwe. Ese ibi bintu mwabitekerejeho mute cyangwa murabona urubyiruko inama mwabaha cyangwa umusaruro bizatanga ari uwe? Kamvuga kuri utu tuntu uvuze. Mu bikorwa twatangiranyemo amaprotokole mu rusengero. Twari dufite protokole yo kwicaza abakirisitu, turi gukora imirimo ya kidiyakoni. Twari dufite umwigisha wacu w'iteraniro yari urubyiruko. Urumva ko imyiteguro yo tuyirimo neza cyane. Icyo twabwira abadukurikiye rero, twabararikira igiterane dufite. Ni igiterane gifite intego, natwe nk'urubyiruko turwanye ibiyobyabwenge. Yego, urakoze cyane Perezida wa Minisiteri y'Urubyiruko. Mbese nk'uko mwabitangije twabonye biri kugenda neza mu iteraniro, mutegura n'umwigisha witwa Esther. Mbese mwashingiye kuki mumutoranya kugira ngo ari we muha gahunda yo kuvuga ijambo ry'Imana? Icyo twashingiyeho, urubyiruko ni twebwe imbaraga z'itorero, kandi ni twebwe bavugabutumwa b'ejo hazaza, ni twe bayobozi. Icyo twashingiyeho ni ukugira dutangire tumenyereze abana cyangwa se urubyiruko guhagarara muri publike bavuga ijambo ry'Imana. Urakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Minisiteri y'Urubyiruko, turabashimiye. Murakoze. Hanyuma tukiri rero muri gahunda y'urubyiruko, twagira ngo hagire undi muntu umwe nk'umunota umwe byibura udusangiza kuri iki kiganiro mu bafatanyabikorwa cyangwa se muri bamwe bagize mu myiteguro ijyanye n'iki giterane cy'urubyiruko. Murakoze cyane. Izina nyitwa Nitegeka Simeon, ndi hano ku Murindi wa Nasho muri ADPR Nasho. Ikigo cy'urubyiruko ni cyiza cyane. Itorero ryadutekereje neza, ribona ko akwiye kujyaho ibihe by'urubyiruko. Bavuga ko bashyiraho ukwezi k'urubyiruko. Muri rusange rero twiteguye, twabyakiriye neza, twabonye umwanya wo guhura, abatabonanaga twabonanye. Indirimbo zirahari, abaririmbyi bari kuririmba, abantu bari kumenya kuririmba, urumva ko tumeze neza cyane. Muri rusange rero tugira ngo dukusanye no kugira ngo tuzabashe kugira ibikorwa dukora byinshi muri uku kwezi kwacu, tuzagira ngo urubyiruko rwa hano ku Murindi ruzaba urubyiruko rugaragara neza cyane ko bakoze imirimo ishoboka kandi ifatika. Batugamo n'igiterane kimeze neza cyane. Ndarikira abantu benshi kugira ngo muzaze muboneke. Igiterane cy'amavuta. Haleluya, amen. Igiterane kirimo imbaraga. Mwese abantu kurikira urubuga muzaze mubone ibintu byiza Imana izakorera abantu. Murakoze cyane, bari mbashimiye. Muri make muravuga ati hateganijwe ibitangaza muri uku kwezi ku itorero rya Murindi ku bigendanye n'urubyiruko.
hazabamo gufasha abatishoboye, muzakora imirimo itandukanye, mbese ni ukwezi ko kujya mu mwuka mu bijyanye n'urubyiruko ndetse n'itorero muri rusange. Yego cyane rwose, urubyiruko rwongere ruhore, imbaraga zongere ziboneke, amavuta yongere amanuke mu rubyiruko, tube nk'urubyiruko rwa kera uko rwabaga basokuruza bacu babaga bameze. Urakoze cyane nawe turagushimiye. Twagira ngo duhe Imana amashyi ku bw'iki kiganiro. Haleluya, haleluya. Numva rero turagira ngo tukubaze Esther, ese ko twabonye hari gahunda zijyanye n'urubyiruko ukaba watoranijwe mu bantu bari buvuge ijambo ry'Imana uyu munsi, ese wabibonye ute cyangwa gahunda y'urubyiruko uri kuyibona ute, mwayiteguye gute, watubwira mu ncamake uko ubibona? Murakoze cyane. Amazina nk'uko mwarimu amaze kubivuga, nitwa Esther Iradukunda. Gahunda y'urubyiruko rero muri hano kuri paruwasi Umurindi twayiteguye neza cyane, ko umushumba akimara kutubwira ko tuzakorera ukwezi kwa gatanu kose ari urubyiruko, byahise bituma tubyitegura. Mbega muri mu ncamakeya twiteguye neza, twizeye kandi ko imihigo twahigiyemo nko kubwiriza ijambo ry'Imana, nko gukangurira abantu benshi kuba bavugira mu ruhame, ibyo byose tubyiteguye neza cyane kandi tuzi neza ko bizagenda neza. Wabyakiriye ute ko bamaze kugutoranya ku bantu bari buvuge ijambo ry'Imana? Wabyakiriye ute? Njyewe uko nabyakiriye bitewe n'uko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uhamye mu bandi uwo wamenye. Ntacyo byigeze bintwara, numvise mbese uko byagenda kose nanjye nk'urubyiruko uruhare rwanjye rukenewe kugira ngo mpindurire benshi ku gukiranuka. Icyo wabwira abakurikiye iki kiganiro ku mbuga zitandukanye, mbese urabona igiterane cy'urubyiruko kizatanga umusaruro mwiza ku bijyanye mu buryo bw'umwuka ndetse no ku buryo bw'umubiri ku bazabona iki giterane cy'urubyiruko? Murakoze cyane. Icyo nabwira ku bantu bose badukurikiye hirya no hino, turizera neza ko tudashidikanya ko iki giterane cyateguwe kizagira impinduka ku bantu benshi. Hari urubyiruko rumwe na rumwe ruba ruri mu byaha rutarakizwa, ariko twizeye neza tudashidikanya ko uko byagenda kose bitewe n'ijambo ry'Imana tuzigira muri icyo giterane, bitewe n'ibikorwa bigiye bitandukanye, ko bizahindurira benshi ku gukiranuka. Urakoze Esther, nawe turagushimiye.